Mugire igitondo cyiza bene data na bashiki bacu duhurira hano kuri YouTube, kandi tubifurije imigisha y'Imana muri uyu munsi wose. Kuri uno munsi rero ku wa kabiri ku itariki ya 9 Ukuboza, dufite ingingo iri kutubwira ngo kwakira umucyo mu buryo butajenjetse. Niyo ngingo tugiye kwiga, iri kutwereka uburyo tugomba kwakira umucyo ariko tutajenjetse. Rero iyi ngingo turayifashwamo na mwene data uko igize, ariko reka mbere y'uko tumuha umwanya reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo uduhaye amahirwe yo kuramuka muri iki gitondo amahoro, ndetse tunagushimiye uburyo wongeye kwibutsa imitima yacu kwiga ijambo ryawe. Tunaregushimiye ko ritwandikiye kugira ngo ritubere umucyo utuyobora muri uru rugendo. Rero dusabiye umugisha abantu bose bazatega amatwi iri jambo ryawe kuri YouTube kugira ngo rizabagirire umumaro, maze ari two baryigisha n'abaryiga twese uduhe amahirwe yo kwezwa naryo, kugira ngo kuri urya munsi abazaryumva bose tuzagira amahirwe yo guhurizwa mu bwami bwawe. Ibyo ubona byatuma tubaho nk'uko ushaka twese abari kumva ijambo ryawe, kandi kubaho nk'uko ushaka bikazaduhesha amahirwe yo gusanganira kuri urya munsi tudakozwe n'isoni. Turakunyuze ngo ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Rero mwene data uko igize, tuguhaye karibu kuri ino ngingo yo ku wa kabiri. Murakoze cyane Gerard kumpa umwanya kugira ngo tuganire ku ngingo yo ku wa kabiri mu cyigisho kitubwira ngo kwemera kwicisha bugufi, ku ngingo yacyo yo ku wa kabiri itubwira ngo kwakira umucyo mu buryo butajenjetse. Nk'uko bisanzwe rero abo duhuriye kuri iri koranabuhanga ndabashuhuje kandi mbifurije kugubwa neza, ndetse no kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora, ariko cyane no gukomeza kuryoherwa n'ibi byigisho. Kandi ibi byigisho uko dutega amatwi tukabyumva, ndabasabira kugira ngo bizarusheho kugira umumaro mu mibereho yacu mu izina rya Yesu. Reka rero tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi itubwira ngo kwakira umucyo mu buryo butajenjetse. Hano twabonye neza ko dukwiriye kwemera kwicisha bugufi. Kimwe muri ibyo rero kwicisha bugufi harimo no kwakira umucyo mu buryo butajenjetse. Hari ukuntu twakira umucyo ariko tukawakira tujenjetse. Rero iyi ngingo iratubwira ko dukwiriye kuwakira ariko mu buryo butajenjetse. Niho mu ngingo zatambutse mu byigisho bene data bagiye batwigisha, twabonye neza ko burya dukwiriye kurwana intambara igeretse ku yindi, kandi tugakora ibintu tudakina, ndetse tukiyambura isi kugira ngo tubashe gutsinda. Mwene data Gerard rero reka tumusabe aturebere muri Zaburi igice cya 16 umurongo wa 8, ndetse aturebere no muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 10, arasimbuka asome uwa 13 akomeze no kugeza 16. Mbere y'uko ahareba, mbere y'uko adusomera, reka tubanze twumve ikibazo kiri kuri A. Kirabaza kiti: mu gihe tugena imigambi ni iki dukeneye guhora tuzirikana? Mu gihe tugena imigambi ni iki dukeneye guhora tuzirikana? Zaburi 16 umurongo w'8. Zaburi igice cya 16 ku murongo wa 8 hari kutubwira ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nadusomere no muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 10, asimbuke asome n'uwa 13 kugeza 16. Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 10 haratubwiye ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Hanyuma umurongo wa 13, nimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka, tumareyo umwaka dutunde tubone indamu. Komeza 14 turakomerezaho. Nyamara mutazi ibizaba ejo, mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe kiboneka umwanya muto, kigahera ko kigatamuruka. 15. Ahubwo ibyo mwari mukwiye kuvuga ni ibi ngo Umwami Imana nabishaka tuzarama, kandi tuzakora dutya na dutya. 16. Ariko
dore mwirata ibyo mudashobora kwigezaho. Bene ibyo byirato, bene iyo myirato yose ni mibi. Aho niho bigarukiye. arakoze cyane Gerard, amaze kudusomera amagambo meza cyane, kwakira umucyo mu buryo butajenjetse. Hano amasomo duhawe atubwiye ko icyo dukora cyose, mwene data ubyumve neza, icyo dukora cyose, icyo ugambirira cyose, shyira Imana imbere. Niyo yonyine ibasha gutuma usohoza ibyo wagambiriye, ariko ubundi ariko ubwawe ariko ubwanjye ntacyo twakora, ntacyo twasohoza, ntacyo twashobora. Shyira Imana imbere rero, nicyo aya masomo atubwiye. Reka twumve mu gitabo cyitwa Kugana Yesu ku ipaje yaho ya 70, twumve aya magambo uko atubwira. Haragira hati: mujye mwiyegurira Imana uko bukeye, abe ari wo murimo mugira nyambere. Mujye musenga muti: Mwami nyakira, ungire uwawe rwose. Imigambi yanjye yose yishyize ku birenge byawe. Uyu munsi nkoresha umurimo wawe. Ugume muri jye, kandi reka umurimo wanjye wose ukorerwe muri wowe. Mwene data, iri sengesho nawe ribe iryawe. Nguko uko dukwiriye gusenga. Uko niko mukwiriye kugenza buri munsi. Buri gitondo ujye wiyegurira Imana ku bw'uwo munsi. Imigambi yawe yose uyegurira Imana kugira ngo isohozwe cyangwa ikorwe nk'uko ubuntu bw'Imana bubigena. Burya ahangaha nituba twasenze dutya, ni naho n'ibyo tugambiriye bitazasohora, tugashima Imana kuko dutekereza ko ariko yabigennye. Tuzananezerwa kuko Imana iyo ibikora turi kumwe nayo, nyuma tuza no gusobanukirwa n'impamvu zabyo. Aha rero dushyira Imana mu migambi yacu. Dukomeze. Ubwo nibwo umunsi ku wundi ushobora gushyira ubugingo bwawe mu biganza by'Imana, bityo imibereho yawe izomatana mu buryo burushijeho gusa n'imibereho ya Kristo. Amena. Bene data, aya magambo tuyumve, dushyire Imana mu mibereho yacu, nibwo ibyo dukora n'ibyo tugambirira bizaryoha kandi bikagenda neza. Reka twihute tugere ku ngingo ya B. Ku ngingo ya B, mwene data aturebere muri Yakobo 4:17 no muri Matayo 12:31 kugeza 32. Reka twumve ikibazo cyo kuri B. Harabaza hati: sobanura inshingano ikomeye no kubazwa ibyo buri wese muri twe afite ku mucyo mvajuru twahawe mu bice byose by'ubuzima. Hari inshingano ikomeye, ariko hari no kubazwa mu mucyo mvajuru twahawe mu bice byose by'ubuzima. Reka twumve amasomo yo muri Bibiliya icyo yashubije kuri iki kibazo. Urakoze cyane. Hano muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 17 hari kutubwira ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Burya umuntu uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Matayo 12. Matayo 12 umurongo wa 31 ndetse n'uwa 32 naho haratubwiye ngo nicyo gituma mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitababarirwa. 32 kandi umuntu wese usebye umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebye umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Arakoze cyane Gerard. Aya masomo aratwereka ko tuzabazwa ku mucyo twahawe kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero nitubyirengagiza, tukirengagiza gusohoza ibyo twamenye, Imana izaducira urubanza, kandi uru rubanza rurimo amateka tutazakira. Niyo mpamvu dukwiriye kujya tugerageza gushyira mu bikorwa umucyo twamenye, kuko ubwo twawumenye tuzanawubazwa. Reka rero twumve amagambo yo mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cyitwifuzwa ibihe byose ku ipaje 322, twumve icyo atubwira. Ntabwo Imana ariyo ihuma amaso y'abantu cyangwa ngo inangire imitima yabo. Oya rwose.
iboherereza umucyo kugira ngo ukosore amakosa yabo kandi ubayobore mu nzira zitekanye. Imana iyo yohereza umucyo iwutwoherereza kugira ngo dukosore amakosa kandi uwo mucyo utuyobore mu nzira zitekanye. Burya iyo twahuye n'ibibazo hari igihe duhura nabyo tukagira umutekano muke, ariko byatewe n'uko twanyuze mu nzira Uwiteka atatuyoboyemo. Aha rero Imana ishaka kutuyobora mu nzira zitekanye. Kwanga kwemera uwo mucyo nibyo bihuma amaso kandi bigatera umutima kwinangira. Ubwo iyo twanze kwemera uwo mucyo biduhuma amaso kandi bigatuma umutima wacu urushaho kwinangira. Akenshi ibyo bikorwa buhoro buhoro mu buryo busa naho butagaragara. Umucyo ugera ku muntu binyuze mu ijambo ry'Imana, mu bagaragu bayo, cyangwa se ukamuzaho mu buryo bwahuranije mu mbaraga y'Umwuka Wera. Nyamara iyo umuntu yirengagije umwambi umwe w'umucyo, bigusha ikinya umugabane w'ubushobozi bw'iby'umwuka bwo kumva, maze ntabone neza guhishurirwa k'umucyo gukurikiyeho. Ubwo rero umwijima uriyongera kugeza ubwo mu bugingo bw'umuntu habudika ijoro. Bene data, iyo Imana iduhaye umucyo ntituwakire tuba turi mu nzira y'akaga, kuko uko turushaho kugenda tuninira umucyo Imana iduhaye, hano amagambo aratubwiye ngo niko turushaho kugenda twinjira mu kabudiko k'umwijima. Reka tujye hepfo muri cya gitabo n'ubundi ku rupapuro rwa 323. Ni akaga kuvuga ijambo ryo gushidikanya, kandi ni akaga gushidikanya no kunegura umucyo uturutse ku Mana. Ni akaga kuvuga ijambo ryo gushidikanya Imana si byiza. Ingeso yo kunegurana umuntu adafite icyo yitayeho cyangwa adafite kubaha igira ingaruka kuri nyir'ukubikora mu gukuza kutumvira no kutizera. Hano ya ngeso yo kunegurana igarutsweho, ariko handi tubwiye ko iyo tunegura bagenzi bacu ntabwo bigira ingaruka kuri bagenzi bacu cyane kuruta uko twe zibitugiraho. Twe tunegura bitugiraho ingaruka mbi cyane, dukwiriye kubyirinda kugira ngo tube amahoro. Abantu benshi basayishije muri iyo ngeso baguye mu kaga batabizi, kugeza ubwo baba biteguye kunegura no kwanga kwemera umurimo w'Umwuka Wera. Urumva ko hano nk'uko twabibonye muri iriya somo, kwanga inama, kwanga Umwuka Wera kugeza ubwo tunegura umurimo w'Umwuka Wera, hano ngo ni icyaha tugwamo ariko tutazanababarirwa ukurikije isomo twasomewe muri Bibiliya. Aha rero dukwiriye gusenga kandi tukininginga Imana, tukimenya kugira ngo twirinde ibyadukururira akaga ko kwangwa n'Imana yacu. Muri cya gitabo n'ubundi ku rupapuro rwa 372 hari amagambo agira ati: iyo abantu bamwe babwiwe ibyerekeranye n'ibyiza byo kugira amagara mazima, akenshi barakubwira bati turabizi cyane, ariko kubikora bikatunanira. Ibi bintu utubwira nibyo turabizi, ariko ntabwo tubishoboye. Aha rero baba baramaze kugwa mu mutego wo kurimbuka, kuko ubwo batabishoboye ntabwo Imana izabahengekereza kubera ko bananiwe ibyo bazi. Ahubwo hano niba mwakurikiranye neza, ubwo aba bantu bari mu gucirwaho iteka. Ntibazirikana ko bazabazwa iby'umucyo wose babonye werekeranye no kwitungira amagara mazima, kandi ko ingeso yabo yose mbi iba igaragarira mu maso y'Imana. Bene data, ibi byigisho, iyi ngingo itubwira ngo kwakira umucyo mu buryo butajenjetse. Hari igihe kenshi dukinisha umucyo wa temperance, tugakinisha ku byo turya, tukarya uko twiboneye, tukanywa uko twiboneye, yewe tukanavuga ngo turabizi ariko nta mbaraga dufite zo kubikora. Ariko hano tuzirikane ijambo riratubwiye ngo Imana izabitubaza. Rero dusaba Imana kugira ngo rwose tumenye neza urugamba turiho kandi tumenye uko dukwiriye kwakira umucyo mu buryo butajenjetse. Reka twakire Gerard agira icyo avuga kuri iyi ngingo mbere y'uko tuyisoza. Murakoze cyane. Hano mbonyemo akaga gakomeye cyane ukwigira. Hano mbonyemo akaga gakomeye cyane
hano bari kutubwira ngo ni akaga kuvuga ijambo ryo gushidikanya. Uyu muntu uvuga ijambo ryo gushidikanya ntabwo aba yarakiriye umucyo mu buryo butajenjetse, ahubwo aba yarawakiriye mu buryo bujenjetse. Yamara kuwakira mu buryo bujenjetse, muri yo hakajya haturukamo amagambo yo gushidikanya. Aya magambo yo gushidikanya rero arahindukira agaca intege nyiri kuyavuga, kubera ko yakiriye umucyo ajenjetse. Imana idufashe kugira ngo twakire umucyo ariko tutajenjetse. Nshuti bavandimwe, Imana ibahe umugisha ku bw'ingingo nziza tumaze kwiga, kandi mwene data uko igize nawe arakoze, Imana imuhe umugisha. Urakoze cyane Gerard, reka dusoze iyi ngingo tubifuriza kugira imyumvire myiza, kandi dusabe umwuka wera arushaho kudusobanurira mu buryo bwagutse mu izina rya Yesu.